kandi warikinishije ndati nibyo nukuri undi ati weho ndakubonye warasambanye ati yebabo muhanuzi nibyo mukozi w'Imana nibyo atari ko wasambanye nyura hano ati wewe umva nkubwire uyu muntu mujyane hahandi inyuma bivuze iki ibyaha byararutanwa ntabwo ari nge wikiza ahubwo afite uwankijije. Amen. Yes, turabakunda cyane mwebwe mudukurikira kuri channel yanyu yitwa Kristo muri twe. Ni izina ntiturarimenyera cyane aritwe twarikoze. Yes, Imana ibaha umugisha cyane. Kristo muri twe TV ni channel nshyashya ariko kandi nziza izafasha abantu benshi gutuma bamenya Imana, bamenya ijambo ry'Imana, bamenya icyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Cyane cyane tutumira abatumirwa. Rero niba utarakora subscribe yikore, comment, like ndetse usharinge bagenzi bawe. Imana urabufatanije natwe gusangira ubutumwa bwiza no gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Imana iguha umugisha. Turaza gushyiraho nimero ya telefone imbere yanyu. Rero hari umuntu mureba, umugabo mwiza cyane, ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, ni umupapa. Imana yahaye umugisha kandi ni umwizera. Nari muherutse kera ntaragaruka inaha ariko none ndamubonye. Profete Mahirwe. Yes, ndagusuje cyane. Amahoro y'Imana kubeho. Amahoro y'Imana bane nawe. Yes, usuhuza abagudukurikiye. Ndabasuje cyane mu izina rya Yesu aho muri hose mugishe Imana babeho. Nishimiye kubana namwe, nishimiye ko Prophet wantumiye. Ndashimira Imana kandi ndamya ntashidikanya ko uyu munsi turarushaho kunguka uko byagenda kose. Nawe wibaze nyine niba imbere yawe hareba abahanuzi babiri bafite imbaraga imwe y'Imana ariko mu buryo butandukanye. Bibiliya ivuga ngo hariho uburyo bwo gukora kw'Imana ariko ubwo buryo ni bwinshi. Ariko umwuka ukorera mu bantu wo numwe. Nuvuga ngo umwuka unkoreramo ukorera muri Prophet Mahirwe numwe. Ubuzima bumeze bute? Turashima Imana. Urabona usa neza kabisa. Ndashima Imana n'ubuntu ukurikije aho twavuye naho tugeze. Yes, turashimira Imana vraiment. Mahirwe uvuze ijambo ryiza aravuga ngo n'ubuntu bwatumye umera gutyo. Ubuntu ni iki kuri wowe? Ubuntu busobanuye ikintu kinini cyane. Buri muntu wese muri yisabeshejweho n'ubuntu. Ariko tubayeho mu buzima butandukanye. Ariko hari ubuntu bwinshi bugiye butandukanye kuko Imana itanga ubuntu bwinshi butandukanye. Amen. Ariko hari n'ubuntu buzanwa no kumenya ijambo ry'Imana. Yego. Ariko akaba hari n'ubuntu buzanwa nuko wavukiye muri iyi si, uyibayemo, uyituyemo. Nta muntu n'uyu numwe muri iyi si utavuga yuko abeshejweho n'ubuntu. Nta numwe. Yego. Ariko ubwo buntu buryo bubaye abantu babubayeho biratandukanye. Yego. Njye uburyo mbayeho ubuzima bw'ubuntu butandukanye nawe. Ariko ubundi hari ubuntu bushingiye ku ijambo ry'Imana. Umenya ukagira indi myumvire itandukanye niyo wari ufite. None ugatangira kubaho ubuzima bw'Imana ntubeho ubuzima bw'umwana w'umuntu. Aho rero hari itandukaniro ry'ubuntu. Cyatumye gutumira cyane. Yego. No kudusangiza icyo kintu cyitwa ubuntu bushingiye ku ijambo ry'Imana. None uravuze ngo ubwo buntu bushingiye ku ijambo ry'Imana butuma umuntu abaho ubuzima butandukanye n'ubwo abantu babayeho. Yego. Ubwo ngakabaho ubuzima bw'Imana. Kuvuga ngo ubuntu kuri wowe ni ukubaho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi. No kuvuga ngo ubuzima bw'Imana butandukanye n'ubuzima bw'umuntu. Yego. Ukimara kuvukira muri iyi si uba uri umwana w'umuntu cyane. Kubera yuko uba ufite ukubyara, uba ufite papa na mama. Ariko nicyo gituma habaho ikintu kimwe gikomeye kivuga ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Amen. Ibya kera byose biba bishize. Yego. Ngo dore babihindutse bishya. Ese ibyo bishya ni bihe? Njyewe papa na mama ndabazi. Yego. Barambyaye, barandera, ndakura. Yego. Mbuwo ngomba kuba ndiwe. Ubaka kanya uko abantu bandeba. Yego. Ariko mwimbere muri nge harimo undi muntu wundi. Nawe wavutse, ararerwa, arakura,
nawe afite uko angana wowe utabasha kubona. yego Uwo niho rero Paulo yavuze ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Amen. Uwo Kristo uriho muri weho mo imbere yego niwe wavutse bwa kabiri. Naho uyu tubona uzasa n'abandi, yego uzambara nk'ibyo abandi bambara, yego bazabona nta tandukaniro. yego Imivugire uzavuga nk'abandi, ari nabo bazakubwira bati usa na kanaka, mugenda kimwe, ariko mu mwuka yego muzaba mutandukanye. Nuko tuba dufite nk'umwanya mutoya, ariko no mu mwuka naho habamo ubukure. yego Ntago uko uyu munsi mba ngana, ariko nyuma y'umwaka umwe nzaba ngana igihe nakomeje gukurira muri Kristo Yesu. Bivuga ko ijambo ry'Imana avuga ngo muri Kristo Yesu niho umubiri wose ukura gukura. wow Sinzi burimo kubyumva neza. Niho umubiri wose ukura gukura. Kandi ijambo ry'Imana ko ngo turi ingingo za Kristo. Ese ni izihe ngingo? Ni izo urimo kubona? Ntago ari izi ngizi. Hari izindi ngingo zirimo imbere. Hari undi muntu urimo mo imbere muri twe. yego Uwo rero niho umubiri wose ukura gukura, niho itorero ryose rikura gukura. amen. Profete Mahirwe, Imana iguhe umugisha cyane. Merci. Umaze imyaka itari mikeya mu Kristo. Maze imyaka irenga 10. 10 ni myinshi cyane. Hanyuma urugendo rwawe rw'ubukristo watangiriye muri ihe dini ujya kuba umukristo? Kuko mu Rwanda hari amadini menshi. Yes. Wowe ni irihe dini uvuga ngo ninjiyemo ngiye kuba umukristo? Njye rero ukuntu nari meze, kera nkiri muto nari mfite impano nyinshi zitandukanye, n'abantu benshi barabizi. Maybe hari n'abarimo barareba iki kiganiro atari ubwa mbere bambonye. Njye nakuze icya mbere ndi umwacrobate mu Gatenga. Nakoraga siporo acrobacy. yego Nari umwacrobate, ikindi nari umubyinnyi w'ubure wa danse moderne. Cyane abantu benshi barabizi. Nari umubyinnyi wa danse moderne. Ndanabyibuka ko hari ahantu twasenganye mu rusengero nkajya mbona wafashije gukubisa iby'imbere by'inyuma. Urumva hari igituma uba waramenye ibyo bintu, ntago ari ukubera weho. Nubwo ngo iyo uvuye muri systeme y'isi ukinjira muri systeme y'ijuru, n'impano zose ufite nazo zikorera Imana. Yego. Kuko ntago uba ukiri wowe ngo wigenge. Mwuka w'Imana akubwiye ko kubita ikinyuma uzagikubita. Kabisa. Kuko aba arimo umugisha. Amen. Nkuko no mu isi niba kubwira Mwuka w'Imana yambwiye kubita ikinyuma ntabizi. Atacuri ku mutwe hasi. Ntago Mwuka w'Imana yakubwiye ko ikintu utazi. Ngo yumvise umwuka amubwira ngo nagende hejuru y'amazi. Ngo birangira amanutsemo kabisa. Uwo muntu ntabwo ari Umwuka w'Imana. Ntago ari Umwuka w'Imana. Ariko kwita iby'inyuma ko wabyize nyine. Ibi ngibi ni ubumenyi bwo mu isi. Ibyo ngibyo rero ni nkuko urabona ko mfite amaboko mazima. Yego. Iyo bambwiye ngo himbaza Imana bigenda bite? Ngira gutya. Iyo mpimbaje Imana gutya bivuze iki? Mfite amaboko mazima. Yego. Nuko mbizi. Niyo rero nkubise nicyo kinyuma ntabwo nuko nkizi. Yego. Ariko noneho ukabikora mu buryo bwo kuramya Imana. Ariko nkabikora mu buryo bwo kuramya Imana, ubwo ntabikoze mu buryo bwo kujya gushimisha abantu. Amen. Kuko na Dawidi nuko yari ameze. Yes. Na buriya Dawidi yari afite impano nyinshi cyane abantu benshi batigeze bamenya. Ariko Dawidi yari umuntu wanezezaga Imana. Buriya abashumba birirwa inyuma y'intama. Yeah. Bagira impano nyinshi zitandukanye. Kubera ko baragenda bakagiyo noneho bakaba bisa naho ibitekerezo yabo yose ibiri ahantu mu ishyamba, ahantu intama ziri, ahantu mu rwuri heza. Ashobora no kwigira mu tuntu twinshi cyane tugiye dutandukanye. Niyo mpamvu Dawidi yanezezaga Imana igihe yahimbazaga Imana. Imana ikavuga ngo uyu nyine niwe nkunda, niwe umutima wanjye wishimira. Ariko hari n'abandi baje mu isi nabo bakorera Imana ariko badafite izo mpano. Kuba uyifite impano ni umugisha. Ntabwo bivuze yuko nimba ufite impano yo gucuranga uzacurangira Imana. Nimba ufite impano yo kuririmba uzaririmbira Imana. Nimba ufite impano yo kubyina uzabyinira Imana. Yes. Nubwo buryo rero urumva ariho nashakaga kukubwira ko kera njyewe nkiri mutoya nari mfite izo mpano zitandukanye. N'ibintu byo gusenga buriya ntago nabiboneraga umwanya cyane.
ariko nanone hari igihe cyageze kuko nari mfite mama yari mama pasiteri mama yari mama pasiteri nanjye nibera muri ubwo buzima ngahibaza ibyo ntabwo byari guhura ariko kuko nakuriye mu buzima bwa gikristo nari nzi gusenga icyo ari cyo ariko ntago nari mbizi mu buryo bw'Imana, ahubwo nari mbizi nk'uko mbibona nk'uko abandi Sunday bajya gusenga, abana bajya muri Sunday school, abana bajya hehe bakajya kwiga ijambo ry'Imana buri munsi. So ubwo buzima nyine nabukuriyemo. Ariko mama yari umunyamasengesho ukomeye. Mama yari umubwiriza butumwa. Bwitwa ko nabwo ari ubutumwa bwiza ariko atari ubutumwa bwiza. Ariko wabuvugaga we yumvaga ari bwiza tu. Yego, gusa amahirwe nagize nuko nyuma mama yaje kumenya ubutumwa bwiza. Amen. Aza kumenya ubutumwa bwiza arakizwa. Nyamara yamaze imyaka myinshi mu idini atarakizwa. None ko yari azi ko yumva ubutumwa bwiza, navuga ubutumwa bwiza, ni igiki yumvaga kandi nawe waracyumvaga. No kuvuga ngo ikintu abantu benshi badasobanukirwa kuri iki gihe nuko ijambo ry'Imana ritandukanye n'ijambo ry'umuntu. Kandi ijambo ry'Imana ritandukanye n'ijambo rya Satani. Hariho abavuga ijambo ry'Imana, hariho abavuga ijambo rya Satani, hariho n'abavuga ijambo ryabo. Ati ngiye Imana yampaye umunwa ngomba kuvuga akavuga. Hakaba n'undi uhamagarwa na Satani, hakaba hari n'undi muntu uhamagarwa n'Imana. Rero aho hantu harimo itandukaniro. Nge nakuze mu rugo nzi yuko umunsi nzareka gukora ibyaha mu buzima bwanjye bwose aribwo nzaba nkijijwe. Na mama nawe ubwo akambwira ati mwana wanjye nudapfukama hano ngo usabe Imana imbabazi wiyeze Imana ikubabarire, ntabwo uzakandagira mu bwami bwo mu ijuru. Buri munsi yo nahoraga imbere ya mama. Ngeze ndamubwira ati ariko mama, igihe nakoreye ibi bintu ntago ndabona ubugingo buhoraho. N'ubwo naba ari ikibazo gikomeye. Ngo mama yakubwiraga ufite ikibazo tu. Yego, bijyanye n'ubugingo buhoraho. Ati ariko nukora ibi bizagenda gutyo uzabona ubugingo buhoraho. Nkabikora. Yego. Ariko namva ngo namara kugenda nkongera nkaca muri bwa buzima. Nanirinze. Ari ukuntu bakugaga kwirinda ikibi n'igisa nacyo. Ndabona wari ufite intege nke zo kutihanira kureka. Reka nkubwire. Nubwo ibyo bintu byose nabicagamo, sinanywaga inzoga. Yego. Sinanywaga urumogi. Yego. Sinanywaga itabi. Yego. Yewe wenda uretse kubona abakobwa ukumvura bakunze kuko wenda uba ukiri agasore, uri no muri kamere y'umuntu, uri no muri kamere ya muntu. Cyangwa se ugahura hano ukuntu twahuraga n'abantu bakagusomesha nko ku nzoga ukayisomaho ariko atari ibintu byawe. Nuvuga ngo ibintu twacagamo hari ukuntu wabikoreshwaga n'ikigare ariko atari ibintu byawe. Rero icyo gihe ntabwo wavuga ngo wari deep cyane muri byo, ko hari abandi twabonaga cyane bari deep cyane muri byo. So bivuze ngo ntago ari uko nari mfite intege nkeya zo kureka ibyo bintu, kuko hari n'ibyo nagezaho mbivamo burundu. Ku buryo mama yavugaga uyu mwana rwose arimo gutanga icyerekezo cyiza. Ikindi no mu ishuri nari umuhanga. Abantu twiganye benshi barabizi. Nabaga mu ba mbere. Nabaga mu ba mbere, hakaba n'ubwo nza n'umwanya wa mbere. Bivuze ngo ntago waba uwa mbere mu ishuri uri umuntu utagerageza kwitwara neza, kuko bisaba discipline runaka kugira ngo ube uwa mbere. Ubwo buzima rero nabunyuzemo igihe kinini nirinda, kuko mama ukimara kumuhinguka imbere yahitaga kurondora. Yari afite impano y'uburondozi. Yego, mu bana bose tuvukana, ngende umwana wa 5. Mu bana bose tuvukana, ukimara kwinjira mu rugo mama yahitaga kurondora. Kandi no mu rugo nubwo hari hatoya, ariko muri salo yo mu rugo bakundaga kuyisengeramo, harimo abandi bahanuza. Nawe ukinjira bakurondora, nta hantu rero wari kubacikira. Ntaho. Nuvuga ngo nakakandi wakoreye mu hahandi inyuma bagashyiraga imbere bakaza bakakerekana.
ubwo rero ubwo buzima twakuremo tuzi yuko uko dukomeza kugenda bahishura ibyaha byacu ariko ubuzima bwacu bw'Imana burushaho gukura. Kumva ahubwo turushaho gusubira inyuma kubera ko ntabwo tuzi ijambo ry'Imana. Icyagusetsaga nabo bitwaga abahanuzi nabo bitwaga abakozi b'Imana babaga bari mu rugo nabo ubwabo bakoraga nk'ibyo dukora. Urukuntu cyabaga ari ikibazo cyane. Wasohoka wajya hirya ukabona bakora bimwe nk'ibyo bakora n'ibyo mukora. Wareba ukibaza se ubuzima mbayemo ko naba babubayemo ariko bakatubwira ngo twebwe ngo hari irindi banga dufite mubona aho tubikora ntago mumenye aho twihanira. Avuga ati aba bantu bafite ibanga. Nkegera umwe nkamubwira ati nanjye wangishije uko bikora. Hayi kukabanga. Nanjye nkajya mbikora. Nkabikora cyane ariko nkabanza ahantu hibanga biri buveho. Nanjye nkajya aho ngaho iyo nyuma nanjye nkareba uko nanjye nyine nakwihana. Ariko nibaza ko ibyo bintu babivugaga kugira ngo mutabajajinga mu bacira urubanza cyane. Nyine urumva ubuzi ko umuntu w'Imana hari igikomerezwa. Ndagwa nk'urugero iyo bavuze papa nyir'ubutungane. Yego. Uwo muntu ko kuratekereza ko mu buzima bwe yazigera akora icyaha? Ntacyo. Kandi ari nyir'ubutungane nyine. Uko rero niko twese twari tubayeho. Ukibaza uti njyewe ndi umunyabyaha koko ariko uyu mupasiteri uyu mukozi w'Imana uyu muhanuzi nta cyaha agira. Noneho wabona yabiguyemo kakubwira tumva nkubwire wowe wumva ibyo mvuga nuko ntureba ibyo ngira gute ibyo nkora kandi weho ibyo ukora warabireba ndabireba. Ese ijambo ry'Imana rivugaho iki? Ahubwo n'ikindi kibazo arakubwira ngo wumva ibyo mvuga ntureba ibyo nkora ariko kuri wowe iyo bigeze kuri wowe arareba ibyo uvuga arebe n'ibyo ukora cyane. Nuko ngo arakujajinga kabiri. Ariko maje kumenya ijambo ry'Imana hari cyanditswe namenye gikomeye kivuga ngo uko umuntu atekereza burya niko ari. Nuko ngo uko utekereza bijya muri action. Mbere rero yuko uwo muntu w'Imana avuga ati mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo ngira gute ibyo nkora. Nukuvuga ngo wehe ibyo urimo kuvuga ni nabyo ukora. Nukuvuga ngo nawe umeze nk'undi muntu kuko mwese muvuka muri iyi si. Ahubwo abantu bagakwiye kumbwira uti use wenda ibyo wabibwira umuntu ufite ubumuga bwo kutabona kamubwira uti koko weho iyumvira ibyo mvuga kuko kureba ko nta kubona. Ariko mu gihe urimo kubwira umuntu ngo irinde icyaha n'igisa nacyo urabona ubugingo buhoraho. Kandi mbona nawe uri umunyabyaha iyo nzira irapfuye. Nivuga ngo icyo gusaba kwirinda we ntabasha kukirinda. Erega Yesu arabivuze ati muzabona ishyano mwandyarya mwiza abafarisayo namwe banditsi b'amategeko kuko mwikoreza abantu imitwaro namwe mutabasha gukozaho imitwe y'intoki. Urumva aho hantu niho harimo itandukaniro nakubwiraga ryo kuba uri mu buntu bw'Imana no kuba uri mu buntu bw'umuntu usanzwe. Wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyi Imana ifunguye ikiganza cyayo cyangwa se ipfumbatuye ikiganza cyayo. Ese icyo kiganza ibivuga ni iki? Ni ikiganza cy'iburyo. Kandi ikiganza cy'iburyo ni Kristo Yesu. Ngo ihaza kwifuza kw'ibyaremwe byose. Ariko icyo kintu twari tutaragisobanukirwa. Ntacyo reka twivugire ikiganza kuko ari cyo kivuga. Reka ngaruke gatoya. Mwarasenze, mwaratuye, mwarihannye, bamwe bihaniye ahataboneka mutazi. Icyo kibazo cy'ubugingo buhoraho mama we yakubwiraga. Waje kubona igisubizo muri uko gusenga no kwirinda ibyaha. Reka da. Kandi nkubwira ngo iyo nzira ni inzira idakunda. Ni bimwe Yesu yavuze aravuga ngo aho kugira ngo umutunzi yinjire mu bwami bwo mu ijuru byafuma cyabyareka uko byagenda kose Imana yatorera
igafata ingamiya. Sinzi nimba ubona ingamiya, reba ino telefone yawe ufite, urayibona ino telefone, reba ukuntu ingana, reba urushinge urarubona, reba akazuru k'urushinge kakandi banyuzamo akadodo. Ese ino telefone yanyura mu izuru ry'urushinge? Wose wanyuramo? None se ariwo n'ingamiya ikinini ni iki? Ingamiya niyo nini cyane ahubwo. Ibaze ko Yesu yavuze ngo kugira ngo umutunzi yinjire mu bwami bwo mu ijuru, byarutwa ingamiya ikanyuzwa mu izuru ry'urushinge. Ese ibyo bintu numva bishoboka? Ariko burya Imana yabikora. Impamvu Imana yabivuze biriya bintu nuko ibizi ko yabikora. Ngo baramubajije ngo none se niba bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Baramubwiye ngo ese nimba aravuga ngo ibyo byose bishobokera iki? Ibyo ntibishobokera abantu, ariko ngo ku Mana byose birashoboka. Nubwo ngo ku Mana byose birashoboka, ariko impamvu bitashobokera umwana w'umuntu ni iyihe? Nuko umwana w'umuntu ahava akagera nta kintu n'iki na kimwe cyiza yabasha gukora, nta na kimwe. Uretse rero aho tuzanira bwa buntu bw'Imana, akaba ari bwo bugukiza. Nk'uko Pawulo yuzuye umwuka wera, uribuka mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 aravuga ngo mwe mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ntibyavuye kuri mwebwe, ngo ahubwo ni impano y'Imana, ngo ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirata. Ukajya uvuga ati, ukirarira ukavuga utahari kubera ko bambwiye ngo ninirinde icyaha n'igisa nacyo, narabyirinze nicyo cyatumye mpabwa ubugingo buhoraho. Nakoze neza, naturiye ibyaha byanjye abahanuzi, ibyo nibyo byatumye mbona ubugingo buhoraho. Ariko iyo urebye iki kintu kijyanye no gukizwa n'ubuntu, nta wundi murimo wongerwaho. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo ahubwo ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge. Mahirwe, urakoze cyane. Ese mu myizerere wabagamo, iyo myizerere igukonfuzinga, ituma utagira ubugingo buhoraho, wumva nyine ufite ikibazo cy'umwuka hagati yawe n'Imana, mufitanye ibibazo, wayicitse ute? Waje kuyicika gute? Kuko iyo myizerere hari n'abandi bantu bakiyirimo. Iriya Mana yari n'ingome. Reka nkubwire ukuntu yari ingome. Nubwo ngo Satani ni umugome, ni se w'ibinyoma. None se Imana mwasenga yari Satani? Naje gusanga ari Satani kubera ko ikintu cyose kitavuga Imana kiba kitari mu nzira y'Imana. Ubwo ushatse kuvuga ko ababyeyi bawe n'abapasiteri mwasenganaga baramyaga Satani, babizi cyangwa batabizi? Ni ukuvuga ngo niko byari bimeze. Baba baramye Imana, ariko bazi ko barimo bararamya Imana, ariko atari Imana barimo bararamya. None se ntabwo uzi ibintu Yesu yavuze? Yaravuze ati, yemwe bantu b'iki gihe, mwebwe musenga ibyo mutazi. Aho ni ahambere yabivuze, ariko n'ahandi yabibwiye umugore w'Umusamariya. Ni ukuvuga ngo abantu bashobora kumara igihe kinini basenga, ariko basenga ibyo bintu batazi. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ubu bwoko bunsengera ubusa, batazi ibyo kuko banshimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Birashoboka ko ushobora kumara imyaka 10, 20, 30, 40, 50 ukarinda uba n'umusaza, ukaba n'umukecuru utabasha kumva, utabona amahirwe yo kongera kumva, ukarimbuka. Kandi bari babizi ko uri umukozi w'Imana, waranirinze n'icyaha n'igisa nacyo, kandi utazi Imana. Utazi Imana, usenga ibyo utazi, ugasenga ibyo utazi kuva ku munsi wa mbere kugeza umwaka wa nyuma w'ubuzima bwawe. Abo bantu uvuga ngo ntibasenga ibyo batazi, ko basubizwa hari ibintu by'ibisubizo ngo baba bashima Imana yakoze. Hoya, ubwo ni bwa buntu Imana nyine igirira umuntu wo mu isi, kuko nimba Imana yarakuremye ikagutereka muri iyi si, hari impamvu bayeho. Iyo mpamvu ushobora kuba utayihishuriwe. Urabyumva neza? Iyo mpamvu nubwo utayihishurirwa ntibizakubuza kubaho, kuko uzareba ubuzima nutangira gusonza, uzigana abandi mikorere y'uburyo babayeho,
babeho nawe ubeho, ukora ibiraka, urye, ujye kwiga, wige, urye, nyine ukomeze ubuzima nawe ubeho. Kubera yuko ya Mana igirira ubuntu rero abantu bose, urabyumva icyo kintu? Yego. Kuko hari ahantu havuga ngo Imana ikunda abantu bose. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ni abantu bose bari mu isi. Ngo byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ariko reka ibyo tube tubiretse, ndashaka twivugire kuri aka kantu ko gukunda. Yakunze abari mu isi cyane. Numva abantu bose yagize gute? Yarabakunze. Ariko akaba ari n'ikindi cyanditswe kivuga ngo nkunda bankunda kandi abancakana umwete nibo bambona. Bivuze ngo hari ukuba Imana mwese bakunda ariko mutayizi mutayibona. Ariko akaba hari n'abandi noneho ikunda kuko nabo bayikunda kandi bo bakayibona. Ubwo muntu rero atandukanye, ubuntu bwe azabamo butandukanye n'ubwa wa muntu Imana yakunze. Izamuha urukundo, azabibona, azabaho. Niyo mpamvu umuntu avuga ati uyu muntu abayeho, arakuze, arashatse, agize famiye, ariko finally bikarangira avuye muri iyi si. Urwo ni rwo rugenda abana b'abantu bakora. Ariko ndakubwiza ukuri ko hari ubundi buzima bundi butandukanye n'ubwo buntu tubona. Twebwe ubuntu tubayeho baka kanya, mbayeho mu buntu mu buryo butatu. Sibyo? Cyangwa se reka nivugiyemo bubiri muri bwo. Mbayeho mu buzima bw'ubuntu bw'uko ndi umuntu. Ntabwo Imana, ntese Bibiliya avuga ngo nese Imana yareka umuntu yaremye yamutererana se? Oya. Ariko nanone uwo muntu yaremye hari icyatumye aza mu isi, kugira ngo ahishurirwe Kristo Yesu. Urugendo rwawe rwo kuva mu myizerere y'urujijo idasobanutse ituma nyine wumva udashyikira Imana, wacomotse ute mugane wa bantu? Wacomotse ute muri ibyo bintu noneho birimo na mama wawe anabihanura anabibwiriza, ukabicomoka ukabona urabicitse? Ntabwo byamfashe. Wari watangiye tubwira ngo Imana yange, iyo Mana yari ingome, ngo ariko nayo ngo ni Satani. Kubera ko buri gihe uko navaga aho hantu ngarutse, hari igihe twabaga turimo turasenga, tukajya kumva umuhanuzi avuze ati kandi Imana izicira umuntu hano. Imana izamwica izamwica gutya, imufate gutya imwica. Ari seriye? Ati nta soni. Ati weho waribye. Undi ati nibyo koko naribye, hari umuntu ntabwo byari bimeze neza naribye. Warabeshye. Ni ukuri pe urambonye, urandondoye, uramenye. Undi ati wakoze ibi byangwa n'amaso y'Imana. Undi ati sha kandi warikinishije. Ati nibyo ni ukuri. Undi ati weho ndakubonye warasambanye. Ati yebabo umuhanuzi nibyo, umukozi w'Imana nibyo. Ati ariko wasambanye, nyura hano. Ati weho umva nkubwire, uyu muntu mujyane hahandi inyuma. Bivuze iki? Ibyaha byararutanwaga. Nuvuga ngo kwera kw'abantu bakurebera mu byo umuntu akora, ari naho batangira kudescrive umuntu, cyangwa se nyine reka mbyite kumuvugaho byimbitse cyane yuko uyu muntu akiranuka cyangwa se uriya yanduye. Kubera ko barimo barabipimira ku byaha akora. Urumva abo ni abanyamubiri, bareba mu mubiri, bakoresha umubiri, ari naho bashaka kugendera mu buntu bw'umubiri. Abo rero wita ngo ni abanyamubiri, bo bazi ko ari abanyamwuka ahubwo ngo bakomeye cyane. Itonde se wumve gatoya. Baratitira, bakubita ibikuta, baratemba, wanamanura nijoro. Iyo usomye mu gitabo ahubwo dushobora kwibaza, ese koko ni umwuka koko w'Imana cyangwa n'undi mwuka? Babara gato nsomye cyane. Hari ikintu ntari bwemeranywe nawe. Kuba ari abanyamwuka bo ni abanyamwuka, ahubwo ni abanyamwuka wera w'Imana. Hoye ni abanyamwuka. Reka nkwereke icyanditswe. Mbabarira nkwereke icyanditswe. Kinyereke kabisa. Kiri mu Bakorinto ba 2 igice cya 11. Bakorinto ba 2:11. Abadukurikiye namwe muze kubitubwira muri comment. Ese koko
Abakorinto ba kabiri 11. Titiri iravuga ngo intumwa z'ibinyoma. Nawe hagere kugira ngo utavuga ngo ibintu ndimo gusoma ntagari. Nahageze. Byago n'abadukurikiye nabo turimo turasoma. Haravuga ngo intumwa z'ibinyoma. Intumwa z'ibinyoma. Ngo icyama mukanyihanganiraho hato kubw'ubupfu bwanjye. Uyu ni Paulo wabivugaga. Yego. Icyaba mukanyihanganiraho hato kubw'ubupfu bwanjye. Nyamuneka munyihanganire kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa, mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze. Ariko ngewe ko mutanyihanganira, ngo kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato. Nubwo ndi umuswa mu magambo, ariko sindi umuswa mu bwenge, kandi ibyo twabiberekeye muri byose imbere ya bose. Ndashaka turebe uno murongo wa 5. Kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane, zitandusha na hato. Ni intumwa zigize gute? Zikomeye cyane. Ikindi twabonye icyanditswe kivugamo ngo bakakira umwuka Kristo wundi, bakira umwuka wundi, bakakira Yesu wundi, n'ubundi butumwa bundi, ngo bizera n'indi mana yindi. Umurongo wa 4 navuga ngo kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi, bivuze ngo ntabwo ari Yesu wenyine uyu nguyu tutababwiye. Hari Yesu tuzi, umwana w'Imana, ariko hari n'undi Yesu Satani yaremye abantu bizera. W'igicupuri se? Wishinwa. Erega nago habaho pirate atabaye original. Nuvuga ngo hari Yesu Kristo w'ukuri original. Nuvuga ngo hano Paulo aragaragaza ko hari undi Yesu wa nyawe, hari n'undi Yesu wavugwaga Paulo avuyaho. Ego wa pirate. None akavuga n'umwuka w'ukuri w'Imana. Ngo mukakira undi mwuka mutakiriye mbere. Bivuze hari kuko iyo impamvu yavugaga ngo undi mwuka mutakiriye mbere, ntago ari aba bantu yarashatse kuvuga. Ngo n'ubundi butumwa mutemeye mbere. Ngo kandi ibyo mubyihanganira mubikunze. Erega abantu barabikunda cyane kumva nyine kumva Satani. Uwo mu Yesu n'uwo mwuka n'ubwo butumwa ko bigaragara ko bishobora kuba byorohereza abantu mu kubyumva. Biroroshye. Erega nibyo ngo barihangana babihanganira babikunze. Kubera iki? Ubutumwa bwiza, iyo tuvuga inyigisho wenda n'urugero z'ubuntu, kubera ko muri iki gihe abantu benshi bavuga ko hadutse inyigisho z'ubuntu. Kandi z'ubuyobe. Kandi abantu bavuga ko ari iz'ubuyobe. Nyamara bose bakavuga ko babeshejweho n'ubuntu. Hasi ubwo buntu babeshejeho nizo nyigisho zadutse, cyangwa ubwo buntu butandukanye n'ubwo bwadutse? Ubundi reka nshyire umucyo kuri iki kintu kijyanye n'ubuntu. Ubundi ubuntu bwahozeho hataraza amategeko. Amategeko aje ntiyaje gukuraho ubuntu. Ubundi mu magambo make ubuntu ni isezerano. Kuko iyo umuntu agusezeranyije ikintu akagikora, ntacyo we uba wakoze. Abakugiriye ubuntu ni ubuntu. Nuvuga ngo habayeho ubuntu. Imana yagiriye ubuntu Abrahamu, imuha isezerano. Twe turi muri Abrahamu. None abantu rero ikintu bitiranya amategeko n'isezerano rya Abrahamu. Kandi wibuke ko amategeko yaje aciyeho imyaka 430. Isezerano ryaratanzwe. Ni ukuvuga ngo isezerano ryaratanzwe. Noneho amategeko nayo araza. Nyuma y'imyaka 430 ahubwo urumva na Kristo nawe araboneka. Aboneka mu bundi buryo. Urimo kuba icyo kintu? Yego. Ni ukuvuga ngo abise bo banyuze mu buzima bugoye cyane, kubera ko banyuze mu buzima bw'amategeko. Twebwe rero iki gihe turi mu buzima bw'ubuntu. Mwebwe nta nubwo muzi n'amategeko buriya abantu benshi. Kubera ko amategeko, abantu bazi ko ari amategeko 10 y'Imana. Ariko n'amategeko 618. Urimo kumva icyo kintu? Okay, twavanamo amategeko 5, hari amategeko 5 yo mu bundi buryo bwundi bwihariye.
ariko ubundi amategeko akaba ari amategeko 613. Sinzi rero ukuntu umuntu yakubahiriza amategeko 613 ngo narangiza ngo avuge ko ari mu buntu. Tukiri aho hari ahantu wavuze ngo bariya abantu mwasenganaga, bari abantu mwari kumwe, ntabwo ari Imana, ntabwo ari Yesu, ntabwo ari umwuka wera bari barimo, undi mwuka udukweretse n'icyanditswe. Erega utagira ngo nabyibagiwe. Niyo mpamvu narinje ahantu mu mategeko kugira ngo nidusohokamo tukaza tuhite dushyira umucyo kuri ibi. Kubera ko umuntu uvuye mu mategeko wese wirinze icyaha n'igisa nacyo akubahiriza amategeko yose, ahita avuga ngo nakoreye Imana. None se aho hantu mwabaga ko numva mwanaturaga ibyaha mukanabyihana, ubundi ubwo mwubahirizaga amategeko? Kandi nkubwira ngo baba bazi yuko turimo turayubahiriza, n'abantu bakayubahiriza, bose bakayagenderamo, ariko mu kanya wabona baba pasteri nabo ukabona babikoze, nawe ukabona wakoze ibisa nabo n'ibyabo, ukavuga ati noneho aba bantu nta gukizwa bafite, ariko bakakubwira bati weho reba nyine, reba wowe ni wiyumvire, ariko nturebe ibyo twe tugira gute dukora. Mu yandi magambo, amaso yawe ahumye, ahubwo tubone nk'abakozi b'Imana, wumva ibyo twivugira, nturebe ibyo twe dukora. Kandi bamwe baratwigisha ahubwo ibikorwa, bakakwigisha ibikorwa, bakakubuza kureba ibyo bo bakora. Yego, kandi aho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane. Kubera ko gusa se ahandi havuga muri Bibiliya, niba ari mu Baroma simbyibuka neza, ngo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ubwanyu, ngo ubuza abantu gusambana nawe ugasambana, ubuza abantu kwica nawe ukica, ubuza abantu kwiba nawe ukiba, ngo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu. Ubwo si abo bantu? Yego, urumva n'abo bantu ni nk'ahandi ijambo ry'Imana mu Baroma no muri gice cya 2 havuga ngo weho usuzugura ubutunzi bw'Imana no kugira neza kwayo, kubera yuko ukora bimwe n'ibyo abandi bakora, kandi ukabacira urubanza. Naho navuga urumva ni mu Baroma ukabacira urubanza kandi wakoze nk'ibyo bakora. Reka nkwereke Abaroma igice cya 2, ibintu biratangaje. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 1 avuga ngo nicyo gituma utagira icyo kwireguza wa muntu ucira abandi urubanza. Ubwo ucira undi urubanza uba witsindishirije, kuko weho umucira urubanza ukora bimwe n'ibyo akora. Ariko tuzi ko iteka Imana izacira ku bakora bene ibyo ari iry'ukuri. Wumve, itonde urebe. Wowe muntu ucira urubanza bakora bene ibyo nawe ukabikora, mbese wibwire ko uzakira iteka ry'Imana? Nubwo ngo hari iteka ry'Imana rigutegereje urimo gucira urubanza abantu ibintu nawe ukora. Nimba urimo kumbwira ngo ninde kwiba, gutukana no gusambana no kurwana no kubeshya, kandi nawe ukaba ubikora, iteka riragutegereje, kubera ko urimo kwigisha abantu ibintu nawe utazi. Noneho Mahirwe, ni iki wamenye gitandukanye n'ibyo wari waramenye? Byanga bikunze nabyo yenda utarajijuka bibagamo, wumva ari byo unezerewe, wumva ari icyo uzakuramo, uza kumenya inyigisho z'ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Wazimenye ute? Wazakiriye ute ukizimenya? No kuvuga ngo wenda uburyo nazimenye bwenda n'ubuzima burebure, ariko icyo nshaka kuvuga, wenda tuzagira ikindi kiganiro cyo kubivuga cyane. Ariko uburyo ki nabonye itandukaniro ry'ubutumwa bwiza, reka mbyite ubutumwa bwiza. Bwa bundi Paulo yavuze ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana. Ubwabwo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihereza umuntu wese gukiranuka cyangwa gukizwa. Nubwo ngo dukizwa n'imbaraga y'Imana yitwa ubutumwa bwiza. Ese ubutumwa bwiza ni iki? Mwebwe muramfasha cyane, murabizi iyo tuvuga icyo bita good news, ni amakuru meza, ntabwo ari amakuru mabi. Nuramukuzanyemo inkuru mbi imbwira ko Imana iri bunyice, ko Imana indakariye, ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Imana ntiyica, Imana irica kandi iranakiza. Ubwo rero hari uwo yavuna gurata. Buriya reka nkubwire, buriya ibyo bintu biratandukanye.
wirebera imana yo mu isezerano rya kera nibyo koko ndabizi ijambo ry'imana rivuga ngo ntihinduka oya ni ukuvuga ngo imana y'isezerano rya kera n'isezerano rishya biratandukanye. Imana y'isezerano rya kera yarimanukiraga, ni ibihe bitandukanye, ni imana itandukanye. ni ukuvuga ngo banza wumve imana igira nyine ni imana nyine ifite ubwiza bwinshi. Reka mbyite gutya, imana ifite ubwiza bwinshi. Ese nta nubwo wigeze wumva ikintu kijyanye n'uducuma tw'umujinya? Waratwumvishije. None se muri iki gihe turi mu kahe gacuma? Turi mu gihe cy'ubuntu. Uri kunywera mu kahe gacuma ahubwo? Wasogongeye akahe? Turi mu gihe, umva se, turi mu gihe turi ku ngoma ya Kristo, ahitwa mu buntu. Aho hantu niho nashaka no kugira ngo aho noneho umuntu arimo gusambana ntibamutera amabuye ngo apfe. Ubwo ibyo ntabwo ari byawe n'ibyavuga ngo dukore ibyaha ngo tusambane ko batazadutera amabuye se. Oya reka nikomereze. Oya wiyakwepa. Ubwo ntabwo ushaka kugira ngo tujye muri cya kintu abantu bajya bavuga ngo hari abantu ngo baje ngo bavuga ngo twikorere ibyaha ngo ntacyo bitwaye ngo Yesu yarabikoze ngo aratubabariye. Kubera ko niba umuntu yarasambanaga akamutera amabuye akabasambana ntibamutera amabuye, hose ubwo umuntu asambanye. Ese koko ubwo aho nta kintu wumvamo wa mungane wa mupasiteri? Mbwirira aba bantu, hari abantu bagukurikiye bategereje kumenya ese ubundi ni kimwe no kubeshya. Abantu b'iki gihe barabeshya cyane kandi ntihagire ikibazo bagira. Abantu b'iki gihe bararwana ntihagire ikibazo, ariko barafungwa bamwe, hari nabo babafunga. Ni bande babafunga? Leta ribira bafunga. Iyo wafashe umwana ku ngufu cyangwa ukaryamana n'umwana wo mu minere under 18 ni bande bagufunga? Ni leta y'u Rwanda irakunaganika, irakwemeza kabisa. Ese iyo wahaye umwana inzoga uri munsi y'imyaka 18 ni bande bagufunga? N'ababishinzwe kurengera uburenganzira bw'umuntu. Cyangwa n'Imana igufunga? Aya ni abantu. Bivuze iki rero? Bivuze ngo abantu b'iki gihe barimo barareba nk'uko bo bareba mu mategeko y'umuntu, ariko ntago barimo barubahiriza amategeko y'Imana. Kuko itegeko ry'Imana rivuga ko umuntu bafashe yasambanye bagomba kumutera amabuye paka apfuye. Iki gihugu reba abantu barimo bose uko bangana b'abasambanyi, ubundi bagakwiriye kuba bapfuye bakurikije mu buryo bw'Imana. Igihugu cyagira abaturage. Inone gahva rero niyo ndakubwira ko abantu bakijijwe n'ubuntu, ariko ntibashaka kumva ubuntu mu matwi yabo. Bo barashaka kwishyira amategeko yo gukurikiza no kumva. Icyo ngiye ndi kubona ubuntu bwarakuzuye kugezaho ushaka kubwinjizamo abantu cyane. Hanyuma reka mbaze ikibazo twerekeza no ku musozo. Ese ubuntu bw'Imana umaze kubwumva ukanabwakira, niki wiyumvisemo cyakubayeho? Buriya abantu benshi bavuga yuko iyo wizeye ubuntu ko kutangira kwikorera ibyaha nk'uko wabivugaga mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 1 ngo mbese dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage. Yego. Ariko Paul yavuze ngo ntibikabeho. Ntabwo twebwe ubuntu bw'Imana budutera gukora ibyaha. Niki cyakubayeho? Wowe wakoze ibyaha cyangwa hari ikindi cyabaye? Nubwangerega ubundi ubuntu bw'Imana igisobanuro cyabwo nakikubwiye ni kimwe, ni isezerano. Kandi isezerano ni iki? Ni ukwizera. None akaba n'ikintu cyitwa amategeko rero. Amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Umuntu wese uri mu mategeko aba ari umunyabyaha. Kubera ko igituma ushaka kubahiriza amategeko ni uko uri umunyabyaha. Sizirimo kubyumva noneho kubera ko ushaka kubahiriza amategeko uri umunyabyaha, kuko urabona ko hari imico mibi n'ingeso mbi ufite urimo gukora, ushaka ko amategeko aza kugira ngo asibanganye ibyo bintu, nuyamenya uyubahirize kugira ngo bya bintu bigukurweho. Hari ikintu wari warabuze ukiba mu myizerere wahozemo? Yego. Banamo n'umubyeyi wawe. Icyo wari warabuze warakibonye, ubwo bugingo buhoraho waje kububona? Ubu aka kanya tuvugana narabubonye. Ubu ufite ubugingo buhoraho? Narabubonye pe.
hari ikindi wari warabuze gukiranuka. Uyu munsi ni umukiranutsi. Ubu noneho uramutse unteye n'ibuye cyangwa ukantunga n'agatoki, ubu se n'iki kindi navuga wantunga wenda cyanyica? Ubugingo barabwo ndabufite no gukiranuka kw'Imana ndagufite. Ubu uri umukiranutsi. Nyine nuko nabivuga cyane, wenda abantu bakavuga ngo ndiyemeye. Kuriya bavuga ngo iby'ukuri se aricyo bitwara. Kuriya bavuga ngo papa nyir'ubutungane. Tuvuge Profete Mahirwe nyir'ubutungane. Profete Mahirwe nyir'ubutungane. Ntabwo nshatse navuga, wowe bibabwire. Uyu muntu urabona ari we nyir'ubutungane. Ubaka kanya. Ndi Profete Mahirwe nyir'ubutungane. Nyir'ubutungane. Amen. Mwamubonye? Muramubona. Nukuvuga ngo ubaka kanya ndi intungane mu maso y'Imana. Erega wose nitaye ko ndeba. None se za mbabazi wasabaga kwatura ibyaha uracyabikora ntukibikora? Kandi nkubwira ngo navuye muri ya systeme ya Yesu wundi, umwuka wundi, n'inyigisho zindi arizo z'amategeko. Ninjira ahubwo mu nyigisho no mu yindi myizerere no mu wundi Yesu w'ukuri no mu mwuka wera. No kuvuga ngo uba ahantu undi noneho ntabwo ari nge wikiza, ahubwo mfite uwankijije, mfite n'unkiza. Ariko kirya gihe nashakaga kwikiza. Mahirwe, reka nsoze nkubaza iki kibazo. Uyu munsi Yesu agarutse wajya? Ntako rero ibaza intungane ahantu yajya. Nawe ndakubajije, ibaza intungane ahantu yajya. None se Mahirwe, ujya wibonaho ibyaha runaka yenda wanibonagaho kera? Buriya rero cyangwa se bimwe muri byo hari ikintu ngira ngo nkwereke. Njyewe baka kanya uko ndeba ndatandukanye. Nakubwiye ko ndimo abantu bangahe? Babiri. Urashaka nkubwire uyu w'inyuma cyangwa uwo w'imbere? Se ndamuzi. Uyu se w'inyuma ajya ahinduka? Uyu ni umunyabyaha uhereye ubu n'igihe azapfira. None se ibuka aranda ajya gusengera kera muri kiliziya mu ba Catholic. Ari akantu twajyaga tuvuga ngo ndakuramutsa Mariya, uje inema uhoranye umugisha na Yezu wabyara asingizwa, Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira kuri ubu tw'abanyabyaha kuri ubu. Urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzagira gute? Tuzapfira. Nabo barabizi yuko ni abanyabyaha kuri ubu n'igihe bazagira gute? Bazaba barimo gupfa, bazabakira abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo rero ukeneye Mariya ngo abagire icyo uyu mubiri no ku munota wa nyuma igihe ugitekereza ubutekereze kibi, kubera ko Imana irabizi ko muri twebwe. Uzasome ngo uhaye umukoro cyangwa unkurikira wese aze gusoma icyanditswe kiri mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5, azambwira ukuntu Imana ibona abantu. Niba bigusa uhereye uyu munsi kugeza n'igihe bazapfira. None wa muntu wawe w'imbere rero, wa wundi wanjye w'imbere we rero umva uko bimeze rero. Ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma wagenda asaza, sinzi niba byumva icyo Paulo yavuze. Ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma agenda asaza, mu Baroma igice cya 8 ngira ngo ariko umuntu wacu w'imbere we agenda arushaho kuba mushya. Bivuze iki? Uyu w'inyuma uko agenda akora ibyaha, ugenda asa n'abagaragara n'abahindana, ariko uwo mw'imbere we Imana igenda imuhindura mushya. Birumvikana ushaka kwiga n'ijambo ry'Imana, ahubwo ukarushaho guhura n'ibigeragezo byinshi, ugahura n'amakosa menshi agiye atandukanye, ugakora ibyaha byinshi cyane. Ari byo ba Dawidi bahuraga nabyo, ba Samusoni bahuye nabyo, ba Salomo bahuye nabyo. Buko bamenyaga ijambo ry'Imana, ahubwo bahuraga n'intambara zikomeye. Salomo yatangiye azi ijambo ry'Imana, ashaka umugore umwe. Uko yagendaga amenya ijambo ry'Imana, ahubwo agenda ashaka abagore 1000. Abantu baramugaye. Salomo aravuga ngo yabikoraga kugira ngo barebe niba abantu babikora ari cyo bibamarira. Buriya abikoreshwa n'uyu mubiri. Ariko uwo mw'imbere we ntago aba ari byo yifuza. Ahubwo uwo mw'imbere we wakomeza kwihindukira kuko akomeza kuganira n'Imana. Urumva icyo kintu? Nuvuga ngo umuntu wese urimo kunkurikira aka kanya, birashoboka ko yaba ari no mu busambanyi,
birashoboka ko yaba ari no mu bujura, birashoboka ko yaba arimo no kubeshya, ariko ntabwo bikura ko aya matwi yumvishije ijambo ry'Imana ryo riragenda rikinjira ngo rigahinguranya. Ni inkota yamugi yombi, ryo riragenda rigahinguranya mu mutima mw'imbere. Iyo tuvuga umutima tuvuga intekerezo, nuvuga ngo mu ntekerezo ryo rikagenda rigahindura intekerezo. Birashoboka ko bishobora kugufata imyaka 10, 20, 30 na 50 yo kuba hari ingeso runaka ushobora kuba uretse, ariko ntago bikuraho yuko wakijijwe mu bitekerezo byawe. Hanyuma rero hari n'uwo byangira burundu bikarinda birangira ku munota wa nyuma, ingeso atarazireka nka kiriya gisambo cyo ku musaraba, ariko kikajya muri paradizo. Ariko kikajya muri paradizo, nyamara cyari iki? Cyari igisambo kitanahindutse. Ntabwo cyahindutse ku mubiri, kikiri igisambo, cyari igisambo, ariko kikajya muri paradizo. Cyapfanye titre yo kuvuga ngo ni iki? Ni igisambo. Yego, ariko cyagiye hehe? Paradizo. Nyamara imbere hari abitwa yuko n'abapasiteri, n'ababishop, n'abaprofets, n'abakozi b'Imana, n'abadiakoni n'abandi bambaye n'amakanzu y'umweru, shariho na za ephod na za ford. Urabizi biriya Dawidi byose yavuze. Yego. Rwose babaga bambaye n'amategeko y'Imana hano, bambaye n'imyambaro y'umweru, bavuga ati uriya mugabo bamubanda. Ariko ikigusetsa bari abantu bose ngo akandagiye mu bwami bwo mu ijuru cyetse igiki gisambo. Niyo mpamvu yasobanutse ngo sigitangaza yuko indaya n'abitwa ibisambo bazabatanga mu bwami bw'Imana. Ese ni iki gishobora gutuma igisambo n'indaya bijya mu bwami bw'Imana? Wa wundi witwa ko ari umushumba muzima, intungane, wa wundi nyine wubahirije amategeko akirinda icyaha n'igisa nacyo, ntajyeyo. Wa wundi ugeze kuri titre yo kwatura bakamuburaho icyaha, ntajyeyo. Nyamara wa wundi wo babibonaho isi yose iciraho iteka akinjiramo, nuko yabonye ubuntu bw'Imana, ntago ari ubuntu bw'abantu. Dusoza, hari ikintu ushaka kusangiza abantu. Yego. Hari umukristo wakijijwe udukurikiye umwanya, ariko akaba afite ibyaha yananiwe kureka pe. Aragerageza avuga ati ibi bintu mbikora ntabishaka ariko nkabikora, akumva arabyanze, akaba azi ko yenda n'Imana ifite uko ibyanga, n'idini asengera, yewe na sosiyete nawe ubwe, akagira igihe ari akiha bakavuga ati banza Imana itari kumwe nanjye, ubu ibintu by'ijuru ntabwo ari ibyanjye. Uwo muntu uramubwira iki? Dore ikintu namubwira. Hari umuririmbyi nkunda yaravuze ati hariya ni eme ninde, hari indirimbo yaririmbye ntabwo nyibuka neza, ariko aravuga ngo wankinguriye irembo ry'urukundo, wowe mutabazi wakira ugusanga wese. Rekeraho. Nubwo ngo uyu wese urimo kundeba, urimo kunyumva, afite iyo ngeso yamunaniye kureka, afite ibyo byaha byose, ibyo byihorere, wirwana no kubireka, wirwana no kubivamo no kubisohokamo. Weho musange, urimo kumva, yakira umusanze wese, ntarobanura, ntago abanza kwitegereza ngo weho uri inyangeso nziza, uri inyangeso mbi. Oya, weho ngwino musange, warakuruhura, wishaka kwiruhura. Wowe numugeraho muraganira, arakubwira icyo nyine agushakaho. We aragukeneye, nubwo uri mubi, nubwo uri indaya, nubwo uri igisambo, nubwo uri umubeshyi. Mahirwe, wowe urashaka kutubwira ko Imana ni nziza cyane birenze nuko umuntu yarabitekereza, ku buryo yabana n'umuntu wese mu buzima bwose yaba ari kunyuramo. Uko niko kuri. Mu gihe yenda abantu bo batabana nawe mu buzima bwose waba uri kunyuramo, ariko Imana yo yakomeza kubana nawe, yabana nawe kuva ku munota wa nyuma, ikanaguhagararaho no ku munota wa nyuma. Uvuga ngo abantu bagirira Imana icyizere cyangwa se bayizere erega mu buzima bwose. None se nandaya wumvishije isenga Imana ikavuga ati Imana ndakwinginze uyu munsi umpa abagabo? Sibyo bintu barebye Imana. Kandi afite abana agomba kwishyurira minerivare. Kandi natwe mu gihugu turifuza ko uwo mwana ataba mayibobo, sibyo?
ataba wa mwana wo ku muhanda, atagenda ku muhanda kugira ngo ubuzima bwe bwangirike, ajye mu biyobyabwenge n'ibindi. Turifuza ko uwo mwana aba umwana muzima ufite ibitekerezo bizima. None kubera iki uwo muntu Imana imuha umugisha abana be bagakura, ariko bagakura bavuga ati mama yari iki? Yari indaya. ariko barakuze, ariko baragize bakujijwe n'amafaranga avuye aho. Yego, kandi abo bana bakazahinduka abakozi b'iki? Imana. Abadukurikiye muraza kubitubwira muri komenti. Imana iha umugisha umukozi w'Imana. Mahirwe, turagushimiye cyane. Murakoze cyane. we barereka mvuge mu Rugande. Merci beaucoup. Tuyanziza tuyanzege. Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Imana iguha umugisha. Reka tugusabe nk'umuhanuzi w'Imana. Tuzongera tugutumire. Tugirane ikiganiro kinini mu bintu bijyanye n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Ufite ijambo ry'ihumure, mwamubonye afite ijambo ry'ihumure, ni umuhanuzi, ashobora gusengera, ashobora guhanurira, ashobora kuvuga ijambo. Reka twese ko turi hano, nawe udukurikiye kuri kamera, Mahirwe, dusengere duheshe umugisha kuri iyi cano, hanyuma utuvugeho ijambo ry'umugisha mu izina rya Yesu. Yes, so nsoza, reka ngira ikintu mbabwira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yesaya igice cya 40 n'umurongo wa mbere, ngo nimuhumurize abantu banjye. Mubahumurize, mubabwire yuko intambara zigize gute? Zishize. Nta ntambara murimo n'iyi nimwe Yesu Kristo atatsinze. Amen. Nta bibazo turimo mu gihugu cyacu Yesu Kristo atagize gute? Atatsinze. Muhumure. Amen. Nk'umuhanuzi w'Imana, muhumure. Haleluya. Icyo ni cy'Imana isaba. Kandi namwe icyo musabwa ni ukumvira ihumure. Ngo mubabwire ko intambara zabo zigize gute? Zishize. Mubabwire ko n'ibyaha byabo babibabariwe. Ndetse Uwiteka yabihaniye inshuro ebyiri. Amen. Muhumure muri Kristo Yesu. Yesu yahaniwe ibyaha byanyu byose, nta rubanza rubariho. Nubacira urubanza rw'ibyaha mukora n'ibyo munyuramo n'ibindi byinshi bitandukanye, nawe ni mu mucunga muzasanga ameze nkamwe. Ahubwo mwese kibakiza yaba weho nawe, mwese Imana irabakeneye kugira ngo ibezereze hamwe. Nicyo gituma Imana yavuze ngo uwezwa n'abeza yabatunganirishije igitambo kimwe cyonyine. Mwese rero muri abana b'Imana mwarejejwe. Hahirwa uwizera ibi bintu, kuko niwe utazaciraho abandi urubanza. Kuko burya uwababariwe cyane akababarirwa byinshi, nawe ababarira abantu cyane, kandi yizera izo mbabazi akanishimira imbabazi z'Imana. Reka dusenga Imana. Aho uri hose umenye ko Imana iragukunda. Uyu munsi nazanye ihumure rikubwira ngo Imana ntikurakariye. Haleluya. Icyo koze uzaba urakariwe n'umuturanyi wawe, abantu bawe, inshuti zawe, abavandimwe bawe, umugore wawe, umugabo wawe, abo nibo bazaba bakurakariye. Ariko Imana ntabwo ikurakariye, kuko umujinya wose yari igufitiye yawumariye muri Yesu Kristo. Haleluya. Nicyo cyatumye abambwa kugira ngo bamburwe. Kadushimira Imana. Amen. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye. Haleluya. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana igira neza, uri Imana itanga ubuntu. Ndagushimiye yuko ari wowe uhindura amateka y'umuntu. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagushimiye ko utanga ubugingo buhoraho. Urakoze Kristo. Ndagushimiye ko uhindura amateka. Byiringiro byacu. Wari umunyabyaha ahinduka umukiranutse atabikoreye. Wari umukene ahinduka umukire. Yes. Wari umuswa ahinduka umunyabwenge. Imana ishimwe cyane. Oh, liya hosa lemanda sekola dayalila. Haleluya. Zekenoni ya satila mayabadoji. Haleluya. Haleluya. Efeleni ya saluta malana. Haleluya. Sikreze le gloja. Haleluya. Falinana sento omenengaya. Meujalila. Setrokori ya bilia klasokre veneklavina. La hamashote le blekara vemenegreza. Data, nsengeye umuntu ubwo ufite ingorane mu mutima we, umuntu ubabaye wese udukurikiye kano kanya, ababajwe n'ibyaha, ababajwe n'ubuzima arimo gucamo. Haleluya.
ndatanga ijambo ry'ihumure. Reka iri jambo ribahindurira ubuzima mwami. Ugusanga wese umwakirana urukundo nk'uko wabivuze, kugira ngo akubonereho umugisha ataboneye mu bantu, akubonereho agakiza ataboneye mu bantu. Ndongera nsenge kugira ngo uyu muntu mwami, iri jambo yumvishije rimukore ku mutima. Haleluya. Maze umwuka wera musange, amwumvishe kandi amwemeze iby'iri jambo, kugira ngo rimuhindurire ubuzima. Ndamya ntashidikanya ko benshi bazaza gutanga amakomantere menshi hano mwami, bavuga yuko iri jambo ryabahinduriye ubuzima. Haleluya. Nta buhamya bugendera ubusa, nta jambo ryawe rivugira ubusa. Turagushimiye ko ijambo ryawe ari inkota. Ndagushimiye yuko rigiye gukura ikintu icyo ari cyo cyose kitatewe mu buzima bwabo muri bo. Urakoze mwami, urakoze mana. Ndasenga kugira ngo wari urimo kugorwa n'ibibazo byose byo muri ubu buzima bibonerwe ibisubizo nonaha. Amen. Mu izina rikomeye rya Yesu. Haleluya. Kandi ndasenga kugira ngo mwami, buri muntu wese witanze kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku isi yose, ntabure kubona ingororano mu bwami bwawe. Amen. Kandi umwagure muri byose. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yes, umugisha w'Imana ubabeho mwese mu izina rya Yesu. Turabashimiye cyane, mwakoze kubana natwe. Imana Data ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ciao, Amen. ciao. Amen.